Saga y'isezera rya Vestine na Dorcas ni imwe ikomeje kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga. Aba bakobwa mu busanzwe ni abahanzikazi. Aba bahanzi kandi bari basanzwe bakora muri kampani ya MI Empire ihagarariwe na Murindahabi Irene. Bigitangira ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gukwirakwijwe amakuru y'uko bano bakobwa baba barasezeye muri MI Empire. Gusa abantu benshi cyane cyane abafana babo babitewe utwatsi bavuga ko ari ibihimbano ndetse ari ukubeshya. Ibi byatumye havuka urunturuntu hagati y'abafana. Nubwo byavugwaga gutyo hagati ya Vestine na Dorcas ndetse na Irene Murindahabi nta n'umwe wari wakabitangaje. Ibi kandi byagaragaye ko byatunguye Irene cyane ko ku munsi waho wa mbere ubanziriza uwo munsi batangaza ko batandukanye, Irene yagaragaye avuga ko Vestine na Dorcas bazagaragara mu bukwe bwe kandi bazamuririmbira. Hadaciye kabiri ku rubuga rwa Vestine na Dorcas hagaragara ibaruwa isezera kuri MI Empire babashimira ko babanye neza ariko bitagishobotse ko bakomezanya urugendo rwabo rw'umuziki. Ibintu byatunguranye kandi bikabaza abafana babo bidasize Murindahabi Irene. Bivugwa ko ibaruwa yagaragaye ku mbuga zabo bayanditse Dorcas yamaze kugera muri Canada aho asanze umuvandimwe we Vestine aho bagiye gukomereza ibikorwa byabo. Reka twivugire ku cyo bana bombi bapfuye. Mu busanzwe Vestine na Dorcas ndetse na Irene Murindahabi babanaga nka famiye. Ndetse Vestine na Dorcas bafataga Murindahabi Irene nk'aho ari papa wabo kuko mu biganiro byinshi bagiye bakora bagiye bagaragara bamwita Daddy. Ndetse ubona ko hari ibintu bibarimo rwose ubona ko bamwishimiye ndetse baratangiye kumufata nka famiye ndetse ari umuryango we. Urunturuntu ariko rwatangiye Vestine akoze ubukwe amaze gushaka umugabo. Aho bivugwa ko Vestine umugabo we yamubujije gusubira mu miziki. Icyo gihe ariko nanone Vestine ntiyari ameranye neza n'umugabo aho bagiranaga amakimbirane atandukanye. Icyo gihe bateguje ibitaramo bibera muri Canada ariko Vestine agiyeyo atwite. Kubera amakimbirane Vestine yari afitanye n'umugabo we yari yarayipangiye kwigumira muri Canada akabyarirayo ndetse cyane ko umuntu yabyariye muri Canada bahita bamuha ubwenegihugu bwa Canada. Ibintu byababaje Murindahabi Irene cyane ko batumvikanaga uburyo Vestine agiye kuguma muri Canada. Ikindi kandi aba bahanzi ndetse na kampani yabo ya MI Empire bari bafitanye imishinga myinshi kuko bari bafitanye ibindi bitaramo yaba muri Afurika ndetse no hanze yaho. Gusa nanone byavugaga ko Vestine na Dorcas bari baramamaye ariko nta nyungu babonaga ihagije nk'uko bari baramamaye. Ibi byagiye bivugwa n'ibitangazamakuru. Aha niho Vestine yafashe umwanzuro yihitiramo kwigumira muri Canada akabyarirayo, cyane ko kuba muri Canada byamuritiraga kuba mu Rwanda. Ikindi kandi aba bakobwa bari abasitari ariko nta kintu bariho ubona ko nta mafaranga bafite. Ibintu byatumye Vestine abwira Dorcas nawe akamusanga muri Amerika ubundi bagakorana indirimbo ndetse bagakora n'uturimo tw'amaboko. Kuri ubu Vestine yabyariye muri Canada ahita abona n'ubwenegihugu bwa Canada. Ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gusakazwa amakuru avuga ko MI Empire iri kwishyuza Vestine na Dorcas miliyoni 60 z'amanyarwanda. Aho bivuga ko MI Empire iri kubishyuza miliyoni 60 aho buri ndirimbo bayibariye miliyoni 5 wazi kuba nizo bamaze gusohora ukabona ko ari miliyoni 60. Gusa Murindahabi Irene yabihakaniye kure avuga ko bari kurengera aba bana ko hari abana be kandi ko icyo bafana kiruta icyo bapfa kandi ko batakaguye kuvuga ayo magambo. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gukwirakwira amakuru atandukanye ndetse n'impaka bavuga ko wahenze undi cyangwa se ngo ninde wakuyemo inyungu nyinshi zikabije. Gusa nanone ntitwakwirengagiza ko bano bombi bakuyemo inyungu nyinshi cyane ko bahuye nta n'umwe uramenyekana ku buryo bugaragara yaba ku ruhande rwa Vestine na Dorcas ndetse na Murindahabi Irene. Ku ruhande rwa Murindahabi Irene yabakoreye ibintu byinshi cyane harimo kubishyurira amashuri, abagurira ibikoresho ndetse arabimura abavana i Musanze abajyana i Kigali, abagurira n'inzu nziza cyane ibamo famiye yabo. Ikindi kandi Murindahabi Irene yabagize abahanzi b'icyitegererezo cyane ko bari bamaze kugira igikundiro kirenze. Usibye ko nanone igikundiro bagihawe n'Imana. Vestine bamuhaye platform nziza ariyo MI Empire, afite channel 3 nziza kandi zigeze muri 1M ndetse n'ibindi bitandukanye. Urebye kuri bano bombi ubona ko buri wese yagiye akura kuri buri mwe ikintu. Nta n'umwe wahenze undi. Murakoze cyane ntiwibagirwe gukanda subscribe.